Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukora pancakes cyangwa se snacks cyangwa se chapati zo mu muceri. Nongeye kubaha ikaze kandi ndabasaba kuba mutakwihutisha iyi video kugira ngo hatagira ikibacika. Rero ntangiye mbere ku muceri. Umuceri jyewe nawinitse ijoro ryose, napimye ibikombe 2 by'umuceri cyangwa se ikiro cy'umuceri, mwinika ijoro ryose. Utawinitse ijoro ryose ushobora kuba winika byibuze amasaha arenze 6. Ubwo mfite ikiko kimwe cya iliki, ifarini nkeya, isukari, amagi 2 na sucre vanille hamwe n'umusemburo. Ubwo rero ntangiye mfata wa muceri n'ubundi ninitse ngushize muri blender, ngiye kuba nashyiramo amagi yanjye 2. Biba byiza iyo ugiye kubisya wo byose wabivanze. Ubwo rero ndabanza nshyiremo amagi, yego nshyiremo amata nateguye irobo y'amata, nshyiremo ikiko kimwe cya iliki cyangwa se cardamom, nshyiremo ikiko kimwe cy'umusemburo, nshyiremo sucre vanille, ubundi mbe nashyiramo n'amazi kugira ngo nongere quantité y'amazi arimo. Kurumva nashyizemo amata make, ubaye ufite amata nyine arenze ayo ngayo washyiramo, ariko njye nakoresheje irobo y'amata. Ubwo nshyizemo n'amazi kugira ngo amazi aze kuba ahagije. Ubundi nshyiramo n'ibiyiko 4 by'ifarini. Ushobora kuba wakoresha 5, 6 gutyo, ariko ifarini ntabwo bigomba kuba ari nyinshi, kimwe nuko wanayireka. Ushatse wanayireka, ifarini si ngombwa. Ifarini uyishyiramo kugira ngo bize kuba byafata mu gihe ushaka gukora pancakes nyinshi. Ubundi mbe nasya. Gusya rero bisaba ko ugenda uhagarika blender yawe itaza kuba wenda yakwama cyangwa se ikaba yahagarara. Urakomeza ukagenda ubigenza gutyo kugeza igihe ubona ko umuceri wawe cyangwa se mixture yawe yanoze neza. Urakomeza ukajya ureba, ugahagarika blender cyangwa se ukayizimya, ukareba, ugakoresha ikiyiko ukareba se niba byanoze. Niba bitaranoga ukongera ugasya. Ubwo rero tuba dukeneye ko mixture yacu cyangwa se tuba dukeneye ko nyine igipondo, unabyita igipondo bana yanjye, ko biza kuba biri smooth cyangwa se byoroshye cyane ku buryo ubona ko umuceri waseye wamaze kunoga. Ikindi ntaribagirwa, mu gihe ufite coconut powder cyangwa se coconut milk uyishyiramo biraryoha cyane kurushaho. Njyewe yari yanshiranye, ndavuga ngo ntabwo nabura kubikora, reka mbikore gutyo ko nabyo biraryoha, ariko yongeyemo coconut biba ari byiza kurushaho. Ubwo rero mixture yacu iri smooth, yanoze. Ubu twayikoraho nta kibazo. Ni ukuvuga ngo umuceri rero ntabwo nawushyizemo wose muri blender, nari nashyizemo umuceri muke, nawugabanyijemo 2. Niba napimye ibikombe 2, ubwo nashyizemo igikombe kimwe muri blender kugira ngo mbashe kuba nasya neza kandi binoge. Ubwo ngiye kuba nasya inshuro ya 2. Inshuro ya 2 rero ntabwo ari ngombwa ko nshyiramo ibirungo n'ubundi nashyizemo bwa mbere, kuko n'ubundi birungo byose nabishyizemo nsya bwa mbere. Ubwo rero namaze gusya nyine mixture ya 2 cyangwa se inshuro ya 2. Ubwo ngiye kuba nabivanga neza. Nkuko nabibabwiye, njyewe nakoresheje isukari y'irobo, nawe wakoresha isukari bitewe n'uburyo uyikundamo. Ariko aho tugeze aha ngaha ushobora kuba watestinga kugira ngo wumve niba isukari wakoresheje ihagije. Ubwo tugiye kuba twapfundikira dutegereze ko biba byakwikuba 2. Biba byiza rero iyo wapfundikiye gutyo ukaba washyira igipondo cyawe cyangwa se ukaba wabitereka ahantu hasa nk'aho hari ubushyuhe. Ushobora kubitereka ahantu hari nk'izuba, gutyo biroroha cyane kandi birakwihutira. Ubwo rero ku ipanu turashyiraho ikiko kituzuye cy'amavuta, ubundi dutegereze ipanu yacu ishyuhe neza. Tugiye kureba rero uburyo bubiri ushobora kuba watekamo zino pancakes. Gusa bigusaba gukoresha umuriro muke nyine, muke wa nyuma pe. Kereka iyo ubona ko wabaye muke cyane urongeraho gato, ariko uba ari umuriro muke. Ubwo rero njye ndi gupima amarushi 2. Irushi yanjye murabibona ukuntu iri kungana, ndi gukoresha amarushi 2. Ushaka ko pancakes zawe ziza ziremereye cyangwa se ari nini ku mubyimba, ubwo ushobora kuba wakoresha wenda nk'amarushi 3 cyangwa 4.
Ubwo rero umaze kuzishyira mu ipano gutyo, uburyo bwa mbere ushobora gupfundikira ubundi ugategereza ko iyo farini muri kubona hejuru ishiraho. Uba uri gukoresha umuriro muke kugira ngo udashiririza. Iyo farini mu gihe itarashiraho hejuru ngo humuke hame hase nyine nk'ahandi, ubwo icapati yawe cyangwa se pancake yawe bitarashya. Ahangaha rero tugeze, pancake yacu yahiye, biradusaba ko duhindukiza. Guhindukiza rero hari igihe bishobora kuba byakugora mu gihe uri gukoresha ipanu imeze gutya. Iyo ubona ko biri kukugora kuba wayihindukiza, ko hari igihe bisa nkaho ugiye kuyizamura kubera ko nyine uri gukora izoroshye nyine zitaremereye, ukabona isa nkaho igiye gucika. Iyo ubona ko rero igiye gucika, nta kibazo, ushobora kuba wafata nk'isahani ukayihindukiza nk'ukuntu wahindukiza umureti. Rero wakoresha isahani ukaba wayihindukiza nk'ibisanzwe nk'ukuntu usanzwe uhindukiza umureti. Ariko ubaye ubona kuri kwizamura bigakunda, nta kibazo wayihindukiza nk'ukuntu n'ubundi usanzwe uhindukiza capati. Biroroshye rero, nta kintu kigoye kirimo gukora zino pancakes z'umuceri. Ni nk'uko wakora crepe bisanzwe, gusa murabona umuriro ndi gukoresha, umuntu akoresha umuriro muke kuko iyo wabaye mwinshi nanone ntabwo zishya neza. Biba bisaba gukoresha umuriro muke, bisaba kwihangana. Njye rero nkunda gukorera ahantu habiri, murabona ko ndi gutekera ahantu habiri, ariko ino pani isa nkaho iri gushiririza, ntabwo biri gusa neza. Ndaje mpindure mbe nakoresha indi pano, ariko ubwo bwari uburyo nayikoresheje kugira ngo mbereke uburyo bwo kuba mwapfundikira mu gihe mukeneye kuba mwapfundikira, ko hari ukuntu byihutamo kurusha uko nyine wayiteka irangaye pancake. Ariko byose ni bimwe, nta kibazo. Watekura ipanu iyo irangaye, wapfundikira, hose birakunda kandi pancake zawe zirashya zikamera neza. Ubwo rero side ya kabiri cyangwa se igice cya kabiri turi kugiteka nacyo kugira ngo gihindure ibara, nuko cyamaze kumera neza cyane. Murabona kuri gusa neza. Ngiye gukoresha rero indi panu nko nandi kubabwira. Kuriya panu nayikoresheje kugira ngo mbereke nyine uburyo watekamo pancakes zawe uri gupfundikira. N'ubundi ngiye ndakomeza na rushe ebyiri, ko ndi gukora rushe ebyiri. Ushaka kurenza warenzaho nta kibazo, ariko ngiye mbona moyenne ari nziza, nyine pancakes zawe zikaza zitabyibushye cyane, zitananutse cyane, nyine nizibe zinanutse cyane nka kuriya kwa crepe cyane. Nyine ugerageza ku buryo nyine ibiri muri moyenne. Ubwo turategeza n'ubundi ifarini iri hejuru, cyangwa se aho hejuru humuke hamere neza, nibwo iba yahiye. Ubundi twe twahindukiza kugira ngo n'urundi ruhande rube rwafata irangi naho hase neza. Ubwo rero hari abakunda kuzikuramo gutya, iyo byageze kuri ino etape hari abakunda kuzikuramo, ariko biba byiza utetse kuri side zose cyangwa se ku mpande zose kugira ngo habe hasa neza, biba ari byiza kurushaho. Rero nta mavuta dushyiramo, izi pancakes nta mavuta, mbabari mu byumve neza, nta mavuta dushyiramo. Ayo dushyiramo ni yayandi tuba twashyizeho tugiye gushyiramo ifarini duteka. Ntabwo nyine umuntu akomeza gushyiramo amavuta nk'uko umuntu yashyira muri crepe. Nuko rero pancakes zacu zahiye, zirasa neza kandi zirahumura. Kiriya kingo twashyizemo cya ilic cyangwa se cardamom ituma izino pancakes ziryoha, hamwe na secret vanille, noneho bawushyizemo coconut. Biba ari ibindi. Murabibona namwe ukuntu zoroshye, zirasa neza kandi ziraryoshye. Ibanga ririmo nta rindi, ni ukuba washyiramo cya kirungo cya ilic, ugashyiramo secret vanille, ariko uyibuze nayo nta kibazo. Ubaye ufite coconut nayo ukayishyiramo, ni byiza cyane. Biroroshye rero, nta birenze, nta bigoye. Umuceri wakoresha umuceri uwo ari wo wose, n'umuceri uwo ari wo wose, nta kibazo. Zino pancakes ziza ziryoshye n'ubundi. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba mutarakora subscribe, ndabasaba ko mwayikora. Niba mwarayikoze ni byiza cyane, kandi abashimira kuba mugeze ku musozo w'iyi video. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwebwe n'abanyu. Salam.